bakazankurira ubukwe bakanshyingira bikagenda neza. Rero muri icyo gihe nibwo naje gutwita. N'uwo musore mwari mukiri kumwe wumva ko agiye twe turikiri kumwe nta kibazo, ariko uwo musore nagari we nago uwo mwana yari uwe. Umuciye inyuma kumbe. Umuciye inyuma. Naje gutwita inda rero yo muri urwo rugo, umupapa wo muri urwo rugo. Umupapa muri urwo rugo aho bari buzankurira ubukwe. Ubwo yari boss wawe? Yari boss wanjye. Byagenze gute kugira ngo mwemerere kandi uzi ko ufite ubukwe? Hanyuma maze gutwita cyari ikibazo cyane kubisobanura ko ntwite ubukwe kandi buhari bari mu myiteguro, twarandikishije ubukwe kwa pasiteri, ntago byari byoroshye. No kuvuga ngo njyewe nubwo nari ntwite iyo nda kandi nari ngiye kubyara, nari ndi umunyamasengesho, ndi umuririmbyi, nkora umurimo w'Imana. Kukwegera Mana yanjye, naho twafatanya. Kazi mwese kumanura tubashimire cyane, nongere mbibutse ko ari akanya keza tuba tugize kugira ngo twongere kubana namwe. Niba ugiye kudukurikira ari inshuro ya mbere, wibuke ukore subscribe, kandi nawe utarayikora nkubwire ngo uyikore mu buryo kugira ngo turusheho kugenda dukora, ariko tubona ko muri kumwe natwe. Mbibutse kandi ko turi mu mpera z'umwaka wa 2020, mbabwire ngo uwo tugiye gutangira uzabera w'amata n'ubuki, ariko byose bikomeze kugenda neza kuko muri kumwe natwe. Uyu munsi rero ngire ngo na akanya keza tugize ko turi kumwe muri konana kuri kamera zacu. Nakanya keza kugira ngo abibwire, yitwa Florence, araje ababwira amazina yose kugira ngo muze gusobanukirwa byimbitse cyane ibijyanye n'inzira y'ubuhamya bwe bitumye uyu munsi afata akanya kugira ngo tube turi kumwe nawe. Florence, uraho neza? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Yego. Florence rero hawe ikaze ku Mpanuro TV, n'abadukurikiye nabo ngira ngo bamaze kuguhereza ikaze. Ibyo ari byo byose wumve ko uri mu rugo wisanzure kandi urisanga. Byose rero bigiye gutangira gutya. Florence, amazina yawe nyakuri ni ayahe? Se Florence mu by'ukuri uyu munsi umuntu ashaka kumenya Florence ni muntu ki? Amazina yanjye nitwa Munezero Florence. Yego. Florence Munezero. Yego. Ufite imyaka ingahe Florence? Wavukiye hehe nyirizi ni umustuye? Mfite imyaka 33. Navukiye mu majyepfo, ni mu karere ka Muhanga. Uyu munsi ndi kubarizwa i Kigali, ndi mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, ubu niho ndi kubarizwa. Yego. Niho ubuzima bwawe uyu munsi buri, byose niho biri kugenda bibera. Yego. Turishimye kuba turi kumwe nawe kandi uhawe ikaze, n'ubundi namwe mukomeze kudukurikira kugira ngo muze kumenya byose. Florence rero uri muntu cy'ubusanzwe. Florence ni muntu ki usibye ko ari ibyo Florence urubatse? Se uri ingaragu, bimeze bite kugira ngo yenda tuze gutangira ikiganiro ariko umuntu abanza amenye nyirizina umuntu tugiye kuganira ninde? Nago ndi ingaragu, ndi umufiyemere, mfite umwana w'imyaka 11 w'umuhungu. Yego. Florence, wavukiye i Muhanga, niho wavukiye mu buto bwawe, wabyirutse usanga ibintu bimeze bite se mu by'ukuri icyo gihe umenya ubwenge wasanze mu muryango bimeze bite nyirizina? Byirukire yanjye cyangwa se mu gihe navuga ngo maze kumenya ubwenge nk'umwana uri mu rugo. Mu rugo iwacu turi abana 7. Yego. Yewe ndi umwana wa 7. Ubwo navuga ngo ndi nkaho ndi inyuma. Hanyuma igihe cyaje kugira maze kuba umukuru, ndi mu myaka 16, nkora akazi ko mu rugo. Kigiye wavuye mu rugo? Kigiye navuye mu rugo, nkora akazi ko mu rugo, ndagakora imyaka igera muri 3. Hanyuma kugakora ngaruka mu rugo, numva ngarutse, nshatse kugaruka mu rugo, ngaruka mu rugo, mba mu rugo nta kibazo. Mu rugo nta kibazo cyari gihari, twararyaga nta kibazo. Hanyuma igihe cyaje kugira
biba ngombwa ko nyine kuko nari maze ko umukobwa w'inkumi numva nshatse gushaka ku myaka 16 mu myaka ine nari maze urumva mu myaka ine nari maze mu kazi nari ngeze mu gihe cy'imyaka 21 muna ukazi ko mu rugo byari bimeze bite babyifashe gute ko abantu benshi bakunze kubyibazaho ibijyanye n'imibereho ndetse n'imigirire y'abana b'abakobwa cyane cyane bagira mu kazi ko mu rugo igihe bagera no gatangira bakiri batoya wowe ubuzima bwarakoroheye muri ako kazi ko mu rugo mu kazi ko mu rugo nta kibazo cyari gihari aho nakoraga bambireye ababyeyi tubana neza tubana mu mahoro nta kibazo nyuma rero numva nshatse gusubira mu rugo kujya mu rugo niho hantu honyine nakoze mpamara iyo myaka yose nyuma ndataha njya mu rugo nari maze kubona inshuti numva ko nshatse kubaka urugo hanyuma turakundana igihe kiragira tubibwira ababyeyi tujya kwa pasiteri twandikisha ubukwe hanyuma yo kwandikisha ubukwe kubera ko aho hantu nari narabaye bari baramfashe nk'umwana mu rugo bankunda nta kibazo bansaba rero ko nza kugaruka kubayo bakankurira ubukwe nk'umwana bareze bakamurera neza nanjye nkababera umwana mu rugo mu kazi nta kibazo naje rero gusubirayo muri icyo gihe cy'imyiteguro y'ubukwe bari tumaze kwandikisha ubukwe kwa pasiteri bari bamaze gufata irembo bamwe ntago ari ugusaba hari ugufata irembo hari no gusaba gufata irembo no gusaba bitandukanye bikunze no kuvanga abantu gufata irembo ni nibyo bita kubaza kubaza ariko nuvuga ngo waratangiye kuvugana n'umusore mwaravuganye n'umusore mwarumvikanye mwaranemeranijwe kubana hanyuma mwarabibwiye n'ababyeyi buri umwe ku ruhande rwe kaza kubaho rero kubaza ni kwa kundi umusore afata umusaza akaza iwabo w'umukobwa yamara kuza iwabo w'umukobwa bakaza kuvuga twebwe umuhungu wacu yakunze umukobwa wanyu barashaka kubana hanyuma iyo bahavuye ari babiri baragaruka bakazana inzoga izo bita zo gufata irembo ntabwo ari gusaba no gufata irembo biratandukanye no kubaza kandi biratandukanye hari ukubaza hari no gufata irembo hari no gusaba yewe rero baraje kubaza hanyuma baza no gufata irembo ni inzoga za mbere batura baraza bafata irembo nta kibazo nyuma rero kubera urwo rugo nari ndimo baransabye ababyeyi ko ngenda nkaba ndiyo bakazankurira ubukwe bakanshyingira bikagenda neza rero muri icyo gihe nibwo naje gutwita n'uwo musore mwari mukiri kumwe wumva ko agiye ko turi kumwe nta kibazo ariko uwo musore nagari we nago uwo mwana yari uwe umuciye inyuma kumbe umuciye inyuma naje gutwita inda rero yo muri urwo rugo umupapa wo muri urwo rugo umupapa muri urwo rugo aho bari buzankurira ubukwe ubwo yari boss wawe yari boss wanjye byagenze gute kugira ngo umwemerere kandi uzi ko ufite ubukwe biragoye cyane kubisobanura ariko ni kuvuga ngo mama yari afite akazi yari umuganga hanyuma urumva abaganga bagira akazi k'izamu bakararayo birumvikana abantu bose barabizi hanyuma ubwo muri ubwo buryo nyine nibwo naje gutwita hanyuma maze gutwita cyari ikibazo cyane kubisobanura ko ntwite ubukwe kandi buhari bari mu myiteguro twarandikishije ubukwe kwa pasiteri ntabwo byari byoroshye ubwo mama muri urwo rugo ntabwo yari ahari ntabwo byari byoroshye ni ukuvuga ngo nanjye ntabwo nabishakaga kuko niba twe dufite ubukwe natwe ndari mu kwa 9 tuzakora mariage mu kwa 2 ntabwo byari byoroshye hari ahantu ugera ugasanga nta nzira ufite yo gucika hari aho bigera ukabona nta nzira ufite yo gucika nta n'ahantu ufite ho kunyura nuko hanyuma maze gutwita mbona nta kindi kintu nakora nta n'ukundi kuntu nabigenza nafashe umwanzuro wo guhagarika ubukwe ngewe nyirizina bwawe yenda icyo umuntu ashobora kwibaza wese kugira ngo umupapa wubatse agire aho bigusaba ibyo ngibyo kandi ari umuntu wari mumaranye igihe kinini cyane atarigize
abigira mbere cyangwa yarabigeragezaga na mbere bikanga? Birashoboka wenda yanazambona cyangwa akananyumva cyangwa n'umuryango we, ariko muri icyo gihe nabayeyo cya mbere cy'iyo myaka byarabigerageje biranga, ari nacyo cyari cyatumye mfata umwanzuro wo gutaha. Nicyo cyari cyatumye mfata umwanzuro wo gutaha, ndavuga reka ntahe, kabimbwira, ndavuga reka ntahe njye mu rugo, ubundi ntegereze uw'Imana yagambiriye ko tuzabana. Hanyuma rero kuko ubushobozi yego mu rugo ntago bwari bubuze cyane, ariko nanone ubukwe ni ikintu kigora, kandi bari banyemereye kunkorera ubukwe, njyewe rero banyemereye kunkorera ubukwe. Hanyuma rero birangira nyine ntwite, nuko maze gutwita rero ubwo ubukwe bwahise buhagarara, ngiye mfata umwanzuro wo guhagarika ubukwe nta muntu mbibwiye, kuko numvaga atari byiza gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka ndanyikuremo kugira ngo nkunde nkore ubukwe. Nsanga icyo naba nkoze icyo ntago cyaba ari cyiza, mfata umwanzuro ngiye wo guhagarika ubukwe. Yego. Hanyuma maze guhagarika ubukwe, mbwira umusore ko ubukwe butakibaye, ndamubwira ndumva nshaka ko duhagarika ubukwe tukabwimurira ikindi gihe, kuko numvaga ikindi gihe ndi kumbwira tuzabwimurira njyewe nzaba narabyaye, kandi nkumva nimba narabyaye zaba atakinyemeye. Hanyuma umusore arabyanga, abyanze afata umwanzuro wo kuvuga ko tutakibanye, ariko numva njye nta kibazo kuko nubundi nari ntwite, ndavuga nta kibazo, azabona undi umukunda aho kugira ngo njyewe njye kumutera ibibazo. Icyo gihe wari warabwiye umama wo muri urwo rugo ibyabaye, cyangwa se umupapa arazi ko wari waramaze kumutangariza ko wamaze gutwara inda? Byari bimeze bite? Umupapa narabimutangarije ndabimubwira, ariko umama muri urwo rugo ntago nabimubwiye, kuko numvaga byaba ikintu gikomeye cyane, bikavaho n'urugo gusenyuka, ndabiceceka. Ariko umugabo narabimubwiye arabyakira, ariko mu kubyakira arabyumva n'amatwi, ariko ntiyagira ikintu abikoraho. Hanyuma naje kujya kuba mu mujyi wa Ruhengeri Musanze. Mvayo ukuvuga ngo ubwo nagiye mu buryo bwo gucika. Ababyeyi banjye bwite ntago nigeze mbabwira ko ntwite, kandi sinigeze mbabwira aho ngiye. Njyewe nafashe umwanzuro wo kugenda, ndagenda njye Musanze. Ngeze i Musanze narahabaye, mura n'ubuzima butoroshye. Se w'umwana namubwira ko nshonje, kambwira ntago ibibazo byawe byose ari njye wabyirengera. Nabayeho mu buzima butoroshye, nshuruza agataro ntwite, amafaranga nayo sinyabone, hakabigiye kandi nabwo kugacuruza ntabwo ari amafaranga yanjye bwite. Hari umumama nasanze aho ngaho arambwira ati rero Florence nta bundi buzima wabamo. Subi inyuma gato, uwo mugabo se w'umwana niwe wari warankodeshereza inzu mu Ruhengeri. Arambwira ati reka ngo ukodeshereze inzu ugende ubemo, aho kugira ngo ugende ujye iwanyu hasebere. Ariko kuyinkodeshereza bwari uburyo bwo kugira ngo ankure hafi ye. Naragiye ndahaba nkodeshereza inzu, ntacyo kuryamira, ntacyo kurya, inzu nayibayemo, kuko navuye iwabo aho ngaho mfite inda y'amezi 4. Uragenda? Ndagenda. Umusore yarazi ibyabaye icyo gihe cyangwa? Nari naramuhishe ko ntwite, kandi ni muri tariki y'ubukwe, bituma ubukwe buhagarara. Hanyuma maze ndaho mu Ruhengeri rero, papa w'umwana naramubwiraga se ko nshonje, se ko ubuzima bumeze nabi, akambwira ngo ntago nakwirengera ibibazo byawe byose. Icyo gihe rero nabonye nta kindi kintu nakwitabaza, nta n'ikindi kintu nakora, ndavuga hari nubwo nacumuye ku Mana, ariko reka nyegere njye mfata ibihe byo gusenga, njye imbere y'Imana nsenge, nubwo nakoze icyaha sineza kizambabarira, ubundi ikandemera ubuzima. Hajya ngenda ngasenga, urumva n'amarira menshi no kutarya n'inzara. Uwo mumama aza kumbwira ati rero njyewe ndacuruza agataro, ariko ndumva byaba byiza ukajya uza tukajyana ku gishoro cyanjye, hanyuma ayo twungutse tukayagabana, tukagenda tugacuruza, tukunguka 1,000, twara 500, agatwara 500, tukunguka 500. Urumva abantu bagiye ari 2, hanyuma urumva kugira ngo tugabane amafaranga turye ntago byari byoroshye. Naje kubona rero ubuzima bunshangiye mu Ruhengeri, nari ngeze igihe cyo kubyara, ndavuga reka ntahe
ngende njye mu rugo. warabyihereranye? Narabyihereranye. Kuki wakomeje kumubikira ibanga kandi warabonaga nta kintu agufasha? Kumubikira ibanga gusa nanze kugira ngo nsenye urugo rwe mbibwire umugore, kuko numvaga nimbibwira umugore urugo ruzasenyuka, kandi ntarabivuze mbere y'igihe nkiriyo. Numva kubivuga n'ubundi naravuye umugabo nta kintu ari kumfasha, numva n'ubundi nta kintu bizamfasha, numva nta kintu bizatanga. Kandi ikindi hari ukuntu uba mu buzima bwa wenyine bitewe n'ikibazo uhuye nacyo ukabyihererana ukumva waba mu buzima bwawe bwa wenyine nta muntu wakwegerana nawe cyangwa ngo umuganirize. Nabaye muri ubwo buzima rero bubamo igihe kingana n'amezi 4 ndi mu Musanze mu mujyi hariya. Yego. Igihe cyaje kugira ngo bashatse gutaha biba ndavuga ngiye kubyara, ntago nzabyarira mu mujyi, na mwenda w'umwana mfite, nta kintu mfite. Ndavuga reka mfate umwanzuro wo kugenda. Mfata umwanzuro wo kugenda, nta tike nari mfite, nari maze iminsi 3 ntarya. Hanyuma ndagenda negera umuntu umwe twari twarasenganye nkiri iwacu ntaratwita nkiri mu rugo, ndamubwira njyewe mfite ikibazo, nihe nama wangira? Arambwira ati nta yindi nama nakugira usibye gutaha ukajya mu rugo. Arambwira ati nukenera gutaha uzaze nguhita iki. Tuti umusaraba. Ntaragiye, ngezeyo arambwira ati nta mafaranga mfite, kandi yaracuruzaga. Uwo mugabo uwo wundi nagiye gutakira mubwira ngo mfite ikibazo, nihe nama wangira ko ntwite, ndashonje, ubuzima nk'ubwo. Arambwira ati nta kindi kintu nagufasha, niwumva ushaka gutaha ugasubira iwanyu uzaze nguhita iki. Igihe cyarageze rero numva ko nshatse gutaha, ndashonje, nenda kubyara, ndavuga reka ngende ndebe wa muntu amitike. Naragiye ndamubwira noneho ndashaka gutaha, ntago nzabyibagirwa, hari ku itariki 6 z'ukwa 4. Ngeze yarambwira ati nanjye mfite ibibazo, mushiki wanjye ari ku ishuri, ikeneye amafaranga, nararwaye, ntago ndi gukora. Arambwira ati cyakora ndaguha amafaranga 500. Kandi nari maze iminsi 3 ntarya, kandi cyari kinjyanyeyo. Nuvuga wenda nama nka 2 ndi bubone amafaranga yo kurya, namara kurya nkabonaho n'itiki zanjyana. Amafaranga 500. Naragiye ngeze mu rugo, nukuvuga ngo urumva nari ndi Musanze, iwacu ni Muhanga. Ubwo nukuvuga ngo nuguca wenda abantu bahazi cyangwa n'abanteza amatwi bari kunyumva, uvi Musanze ugatega ukagera ahantu bita muri Vunga, wagira muri Vunga ugatega igare, nta modoka zihari zihagera, ugatega igare rya 600. Ubwo urwo rugendo narwo rugasubikiraho igare rihagarara, ubundi nkambukanya Barongo nkagenda n'amaguru urugendo rw'amasaha 2. Urumva na hano kure cyane. Icyo gihe ntwite ndi hafi kubyara, mfite inda y'amezi 8, ariko ntago yagaragaraga kubera ko ntaryaga. Ntago nabonaga ibyo kurya byatuma yandi igaragara. Hanyuma nafashe umwanya, bwari buke ari ku itariki 7, nta modoka zagendaga. Ndangije naje gufata umwanzuro wo kugenda n'amaguru. Ya 500 ndayafite, mfata umwanzuro wo kugenda n'amaguru. Ndavuga reka ntahe aho kugira ngo nzabyarire hano mu mujyi, nta muntu uri kumfasha. Uko biri kose ndagenda nikubita imbere y'ababyeyi bari bungirira imbabazi, barambabarira. Nuko ndagenda fata urugendo rw'amaguru kuva Musanze kugira muri Vunga. Abantu bahazi n'urugendo runini, imodoka na amafaranga 600. Kandi nari mfite 500. Noneho icyo gihe urabona yo yari igihe cyo kwibuka, ari umunsi wa mbere, naga imodoka ziba zigenda, imihanda baba bayifunze. Imihanda yari ifunze, nta modoka ziri kugenda. Igitangaje rero nashatse naho nagurira indazi basi ngo wenda muri 500 n'icyo ngende mfite imbaraga, ariko ntago nahabonye kubera ko baba bafunze. Hanyuma nagiye n'amaguru, ndagenda mva mu Musanze n'amaguru, ndaza n'amaguru ntwite, ndagenda ndaza ngira muri Vunga n'amaguru. Nahagurutse Musanze saa 1, saa 11 nibwo nari ngeze muri Vunga ndi kugenda n'amaguru. Ntago byari byoroshye,
kandi ubwo nabwo urumva ntabwo nari ngeze mu rugo, nari nkiri ifite urugendo. Naracumbitse, maze gucumbika bukeye mu gitondo ndakomeza urugendo ndataha njya mu rugo. Ngeze mu rugo nsaba imbabazi nk'umwana, baranyakira. Hanyuma bamaze kunyakira nguma mu rugo ndabyara. Gusa hagati y'icyo nshatse kuvuga, buriya guta umurimo w'Imana biragoye. Kuba wari usanzwe uri mu murimo w'Imana ukijijisha, nabyita ngo ni ukwijijisha kuri mu murimo w'Imana ugakora icyaha, biragoye kuko Imana yije nta muntu wayibuza ngo wikore iki, iragikora kuko ibishaka kugira ngo izongere kugarure mu nzira. Ni ukuvuga ngo njyewe nubwo nari ntwite iyo nda kandi nari ngiye kubyara, nari ndi umunyamasengesho, ndi umuririmbyi, nkora umurimo w'Imana, ariko nirengagize, nabyita ngo hari ikintu ukora wirengagije ikindi wari usanzwe uri gukora kandi cyari gifitiye umumaro ubuzima bwawe cyangwa ubugingo bwawe. Ndahi Musanze rero, urumva ubwo buzima ntabwo bwari bworoshye. Navuga ngo hari harimo n'ibihano by'Imana by'uko nayisuzuguye. Ibyo byabaye kigero wari umunyamasengesho? Nari umunyamasengesho. Hanyuma ubwo nibwo naje kugenda n'amaguru nyine, nageze mu rugo nyine baranyakira nta kibazo, barambwira ati nta kindi kintu twakora, nyine guma hano mu rugo. Baramaze kubabwiza ukuri ko byagenze naho iyo nda yavuye? Nababwije ukuri, ndavuga reka mbibabwire. Nubwo se w'umwana cyangwa se inda nari ntwite nyirayo, nta kintu yari amaze kumbwira ko nta kintu ashobora kumarira. Ndavuga reka mbibwire ababyeyi uko biri kose, ntabwo bazareka kunyakira nk'umwana babyaye. Ubundi se kuki wari wamwemereye ubundi kandi uzi ko ugiye ufite umugabo wawe? Ari ibintu biza mu buzima utamenya ukuntu biza. Ari ibintu biza mu buzima utamenya ukuntu biza, cyangwa rusanzwe, cyangwa se nabyita ngo ni ukurangara. Kandi nigeze nkubwira ngo hari ibintu biza ukabura aho bubicikira. Ubwo rero niba uri mu rugo rw'umuntu nijoro nta muntu uhari, abana babo bari batoya cyane, kandi nigeze nkubwira ko na mbere kose yari yarabigerageje bikanga. Hari igihe umuntu navuga ngo ni nko guhiga ikintu, agahiga nko mu mutima akavuga ngo byanga byakunda nzakora iki, kandi nawe ntabwo yarayobewe ko ufite ubukwe. Hanyuma rero ibyo wanze mbere y'igihe wabyemeye wamaze kubona n'igisubizo cy'ubuzima? Ko ngira ngo abakobwa benshi igisubizo ko ari kubona umugabo bubakana, wowe icyo wafashe umwanya ukavuga ati reka iby'uyu munsi mbyemere, kuko iyo utakoresheje tekinike nk'iyo wari wakoresheje mbere kugira ngo byange? Tekinike nayo nakoresheje mbere. Nakubwiye ngo hari ahantu ugera, navuga ngo imbaraga zawe zikarangira, cyangwa se kwihangana kwe, navuga ngo imbaraga zikarangira. Buriya urugero ushobora kuba uri kumwe, ushobora kubona ubwirinzi bwa mbere, ariko ku nshuro ya kabiri bikanga. Yego. Hanyuma rero ababyeyi bamaze kungirira imbabazi nguma mu rugo, naje guhura n'ikibazo maze kubyara umwana afite amezi 5. Yaramaze kugira amezi 5 ndi mu rugo. Hanyuma papa arapfa. Papa ukubyara? Papa umbyara apfa. Mama yari afite uburwayi amaranye igihe kinini cyane, umwaka arwaye nyine, aba mu rugo twaramuvuje biranga, biba ngombwa nyine ko aba ari aho ngaho mu rugo. Yararwaye uburwayi, yaramaranye igihe kinini cyane. Muri icyo gihe cy'umwaka nibwo yarembye, ariko n'uburwayi yaramaranye imyaka 15, bwari uburwayi bw'igihe kirekire. Papa rero yaje gupfa mama arwaye. Amaze gupfa, urumva ubuzima nari sigayemo ndi njyenyine mu rugo na mama, mfite n'umwana. Mama yararembye, ntabwo byari byoroshye. Barumuna baye bahari? Ntabo. Nubwo ngo ngewe muto mu rugo. Niba ari muto mu rugo? Abandi barashatse, usazanjye barashatse, bakuru banjye barashatse. Hanyuma y'icyo gihe hashiyemo ibyumweru 2. Papa yapfuye ari ku itariki 3 z'ukwa mbere, mama ku itariki 16 arapfa. Bamaze gupfa, urumva nasigaye mu buzima butoroshye, ndi mu rugo njyenyine.
umuntu abatangiye urugamba rutoroshye rw'ubupfubyi. Ikindi n'abavandimwe bati wari ugiye gushaka urabyara, nta kundi nyine emera umuruho uguma aho ngaho. Ndaje kuhaba ndahaba umwaka n'igice urarangira. Umwaka n'igice umaze kurangira nzi Kigali. Ndavuga reka Muhanga uzi Kigali. Muhanga nzi Kigali. Wari ufite ubusanze? Nta muntu numwe nari nsanze. Ariko nabonaga ubuzima ndimo bwari bunaniye. Abasaza banjye bagacaha bati dore uko ari, nuvuga ngo ahantu twari dutuye hari ahantu habi cyane. Hari ahantu hasa n'ahantu mu muko cyangwa abantu batuye mu misozi barabizi. Noneho basaza banjye twari duturanye, ababyeyi bamaze gupfa bahita bimuka bigira ku mudugudu. Sigara aho hantu hameze nko mu mwobo, nahita nko mu mwobo. Hanyuma rero naje kubona ubuzima ntazabushobora. Ndavuga reka nzi Kigali mashakishiriza ubuzima. Numvaga icyo nifuza ari ubuzima bw'umwana wanjye, numva nshaka kumwitaho. Nta kindi kintu naharaniraga, navuga uko byagenda kose reka nite ku mwana. Ahari wenda nubwo nanyuze mu mibabaro mwinshi ashobora kuzakura akangirira umumaro. Hanyuma naje Kigali nta muntu masanze, nza gutyo ndatega ndaza. Gusa hari umumama twari tuzanye arambwira ati ngenda haba kandi mbona ubuzima bwaho bworoshye. Tunazana kubera ko nyine bakoragiraga byo guhinga. Kambwira ati rero tuzadufata ikiraka cy'ibihumbi 5 uzatugihinga iminsi 2. Nkahita numva niba iwacu duhingira 500. Nkumva ko byanga byakunda niba tuzafata 500 tugahinga iminsi 2 turi 2. Nkumva nyine ubuzima buroroshye. Naraje ahubwo nsanga ubuzima burakomeye kuruta ubwo narindimo. N'umwana akiri muto. N'umwana akiri muto, umwana w'umwaka n'igice. Ntabwo wagaswe n'ahandi ije kuvuga ati mwakira umwana wanyu birananiye, wanze kumfasha mwana n'uwanyu genda. Nago nigeze nsubirayo kuko igihe cyaje kugira wa mumama arapfa aritahira. Wa mama muri urwo rugo. Muri urwo rugo. Yaje gupfa kwitaba Imana. Nari maze amezi 3 mbyaye. Urumva umwana nawe wanjye nawe yarakiri mutoya. Yari atarabimenya. Yarabizi. Yari yarabikoze bicye kimura kubimenya. Nta kintu yigeze abikoraho. Nta kintu yigeze abikoraho. Na se w'umwana nta kintu yigeze abikoraho. Naramuhamagaraga kuri telefone nanyitabe, ariko ndavuga niba yaranze kunyitaho ntwite, nkumva ngewe ndashaka kwita ku mwana wanjye kandi nkumva sinshaka kumutera umubabaro ngo njye kumujugunya. Byarashobokaga kuko bari bafite ubuzima, kuba nagenda nkamutereka ku mbuga. Wenda mboneho no kubwira abankurikiye naga ari byiza kugira ngo umwana bure papa wabure na nyina. Hari ukuntu umubyeyi afata umwana yaramubyaye akagenda akamujugunya ku muhanda, cyangwa se akagenda akabangoreka mujugunyire papa we. Niba baye atagufashije wifata umwana ngo mutera agahinda, ahubwo mwiteho uko byagenda kose n'ubi imbere y'Imana ukamwitaho, Imana izagushyigikira wa mwana kuri. Numvaga rero ngewe nyamukuru nshaka kwita ku mwana wanjye kandi nkamwereka urukundo kugira ngo azakure neza, avuga ngo uko byagenda kose mama yanyitayeho nago yigeze antererana. Hanyuma ubwo muri ubwo buzima bw'i Kigali bwari bugoye pe, bwari bugoye. Ndiho mu cyaro hari igihe cyageze nkajya nifuza kubona ahantu nkavuga ngo uwama ahantu nyashyira mu mutwe gutya amaguru agasigara hanze, bitewe n'ubwo buzima nari ndimo mu cyaro. Numvaga nshaka ahantu naryama ngasinzira, kuko nigeze mara igihe kinini gihe kimwe najyaga njya mu nzu nkaryama, naryama nkumva ni nk'amajwi ari kumbwira ati buracya wapfuye, nkumva mbese nta mahoro mfite mu mutima. Bwakwira nkavuga ngo noneho ntago buri buke. Nuko ndangije ndavuga reka ngende njye Kigali, ahari wenda aho nzajya ndyama nsinzire. Naje Kigali nyine mura n'ubuzima butoroshye burangora, ariko ndavanga icyo nshaka kwitaho n'umwana. Yego. Hanyuma umwana naramureze arakura, ariko igihe kiza kugera umwana akajya yicara akambaza ati papa, akavuga yaganira n'abandi bana
akavuga papa yatuzaniye iki, papa yatuzaniye iki, papa yatuzaniye iki, kabwa ati nanjye papa nanze n'umukati nzabima. Hanyuma akicara akarira cyangwa akambaza ariko ma tuzajya kureba papa ryari. Umva aramaze kuba mukuru, yarageze mu myaka 5. Nzakwicara rero nigira inama mu mutima, mbona birakwiriye nubwo ise atamwemera, adashaka kumwemera. Nigira inama ndavuga ngo umwana reka nzamujyane, wenda nagira kwa papa we akahabona, ntacyo wenda umutima we uzatuza uba amahoro. Umwana naje kumujyana, turagenda tugezeyo, ariko hagati aho mbere nari narabanje kujya kumurega. Ndagenda ndamurega, yanga kwitaba, yanze kwitaba kuko hari kure kuva iwacu ugerayo aho iwabo. Wenda abantu bankurikiye bamwe bari kubyumva barahazi, kuva aho ngaho iwacu ntago ari Muhanga hano mu mujyi, ubwo hegeranye na Gisenyi n'ahantu hitwa bita Inyabinoni. Hari abashobora kuzabireba bakahamenya. We rero yaratuye ahantu hitwa muri Vunga. Kuko urwo rugendo rero kugira ngo hagere rwari rurerure. Kugira ngo rero ngende murege bambwire ngo ejo uzagaruke, nta bushobozi nari mfite, nago byari byoroshye. Kandi n'abavandimwe banjye nta wambwiraga ati reka nguherekeze, turabizi umwana n'uwabo. Oya, barandetse nguma njyenyine. Ariko ndavuga uko biri kose hamwe no gusenga Imana izagenda ibana nanjye ikigikire. Naragiye rero ndamurega akajyanga kwitaba. Nyuma rero ndi na mwana agize imyaka 5 ambaza ati papa, yarageze mu gihe cyo kumbaza papa, nshaka papa, wanyereka papa. Yahura n'abandi bana ati papa, fata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nzamushyire papa we, nzagende ngeyo. Numva ntago nzamusigayo, ariko numva nzamujyana tugende tugireyo mu rugo. Twaragiye tugerayo mu rugo, turasuhuza, nta kindi kintu bakoze. Baratwirukankanye n'umuhoro, yafashe umuhoro aratwirukankana, aravuga ati niki kibazanye hano, muje kumara iki? Ariko kubera umubabaro nari mfite, umwana aragize igihe cyo kujya ku ishuri, icyo naharaniraga cyose kwari kugira ngo ndebe ko umwana nawe yagira mu ishuri, nawe akiga nk'abandi bana, kuko nta bushobozi nari mfite bwo kumushyira mu ishuri. Na garidiyene nago byari byoroshye. Iyo nabonaga icyo ndya, nkabona n'icyo mugaburira, naravuga ngo Imana ishimwe kuko wamurinze kubwara bwaki, nkaba ndi kubona icyo mugaburira akarya, nkumva nyine shimye Imana. Rero umwana ageze igihe cyo kujya kwiga, numva ni ngombwa ko namugeza kwa papa wenda akagira icyo akora, umwana akajya ku ishuri. Ariko mpageze ntacyo yakoze, ahubwo yaratwirukankanye. Numva mfashe umwanzuro wo kujya kumurega ako kanya. Kandi ndagenda njya ku murenge, nanga ikirego, baramuhamagara, araza aritaba. Turi imbere y'ubuyobozi, umwana aramwihakana. Amaze kumwihakana, numva nta kindi kintu mfite cyo gukora. Barambwira bati rero tugiye kukohereza mu rukiko. Kandi hari kure pe, urukiko rwaho urabona kuva muri Vunga kagera Nyabihu niho akarere kabo kari. Nkumva nyine ntago nzabona ubushobozi bwo kugeraho, sinzabona itike, numvaga ari ibintu bingoye cyane. Ariko ndavuga ubwa byanze, njyewe wamureze, nzagerageza uburyo bwose umwana ajye ku ishuri. Hanyuma rero ubwo tukimara kuburana, umwana akimara kumwanga, nabonye ko ari ngombwa ko nta kindi kintu nakora. Umwana ndagaruka i Kigali, umwana ndamurera, mushyira mu ishuri bigoranye, ariko mushyiramo ariga. Mbona abanyamakayi igihembwe cya mbere, icya kabiri, mbona umwaka urarangiye, undi mwaka urarangiye, ubu ageze mu wa 4. Afite imyaka igahungu ubu ngo afite imyaka 11. Papa we yaramwihakanye na n'uyu munsi? Yaramwihakanye na n'uyu munsi. Wa musore se mwari mugiye kubana bimeze? Wa musore twe tugiye kubana yishakiye undi, yashatse undi. Yakubwiye ngo iki amaze kumenya byabaye se cyane mwongeye kuvugana nyuma yaho? Nago twongeye kuvugana, nta kintu twongeye kuvugana kuko ubukwe bwari bupfuye. Kandi nyuma naje kugaruka, uruvana avuye mu Ruhengeri, ngaruka mu rugo mpita mbyara. Urumva yese abona ko nta kindi kintu yakora, nago twigeze twongera kuvugana, byahise birangirira aho ngaho.
uyu munsi rero Florence urumva ni ahantu hanini cyane wagiye unyura kugeza n'uyu munsi, ntabwo biba byoroshye kubyiyumvisha cyangwa se bitewe no kugira ngo ubashe kubisobanura. Ubuzima bwawe uyu munsi uri Kigali, ubayeho gute, umwana abayeho gute, ese mu by'ukuri uyu munsi ugeze he wiyubaka? Gusa Imana yarakoze kuko yagiye igenda ikirikira ikagenda ibana nanjye. Navuga ngo aho ngeze uyu munsi cyangwa aho ndi uyu munsi ni ukuri pe, ntacyo nashinze Imana. Nagerageje kwiha amahoro, gushaka amahoro. Hari ikintu bita gushaka amahoro, ntubone ko uko byagenda kose, ntubone ko uri wenyine. Hari ukuntu uganira n'abavandimwe cyangwa se n'inshuti ku ruhande, bugenda usanga ukagenda bakuganiriza bitandukanye, ukumva wongeye kwiremamo icyizere cy'uko ejo wawe hazaza ari heza. Rero niremyemo icyizere, numva kuko byagenda kose ejo hanjye ari heza. Ari ijambo ryajyaga rimfasha riri muri Bibiliya, Yeremiya 17 umurongo wa 7, avuga ngo hahirwa uwiringira Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo ntago kizatinya amapfa naho izuba rizacana, ntago kizigira gitinya amapfa. Nkumva rero ndakomeye, nkumva uko byagenda kose ubuzima ndimo hari igihe buzarangira. Rero numva navuga ngo aho ngeze ni heza, kuko umwana niba ageze mu ishuri, ari mu ishuri, ari mu wa 4, atabura amakayi, nabure umwenda wo kwambara, nabure isabune, simbure minervari, numva aho ngeze ari heza. Ntago aho narindi icyo gihe uyu munsi wa none ariho ndi, cyangwa se ubuzima narindi mu icyo gihe bwo kuburara no kubwirirwa, ntago nkihari n'ukuri. Ntago nkihari kuko icyo gihe sinabonaga n'akazi, kandi mfite umwana mutoya, ntago nabonaga akazi, byabaga bigoye. Ariko ubu ngubu nshobora kuza nkakubwira ndaje mpiyo myenda nyifuri, kuko ntago mfite umwana uri buze kuza ngashyiremo ibyondo ayanduze. Nkaza nkayifura, nkabona ya mafaranga, nkagenda niba ari minervari ku ishuri, niba ari icyo ku ishuri bamutumye nkakibona. Urumva kuko biri kose aho ndi uyu munsi hatandukanye naho narindi icyo gihe. Biratandukanye cyane. Biratandukanye. Mu by'ukuri uyu munsi ku ruhande rwawe ubuzima wanyuzemo, urumva kuba boss wawe yarageze gutya mukaryamana ku bushake bwawe rwose nta kagozi yagushyizemo? Ntago bwari ubushake. Buriya mvuze ngo hari aho ugera imbaraga zikarangira, buriya ntago aba ari ubushake. Ntago aba ari ubushake. Ese biterwa n'iki wundi? Biterwa n'iki? Aho umugabo ufite umugore rwose ukajya kurarikira umukozi wo mu rugo, cyane cyane bikunda no kuba usibye nawe, hari ingero nyinshi. Ubona biterwa n'iki? Se byakosorwa gute kugira ngo icyo kibazo kiranduke burundu kiveho? Buriya rero icyo nabona, niba uri umukoresha afite umukozi mu rugo, mufate nk'umwana we waba warabyaye. Kuko numufata nk'umwana wabyaye ukamuha agaciro nk'umwana we wabyaye, ntago uzatekere, nta kindi kintu uzamutekerezaho cyangwa wifuza kumugirira nabi, kuko uzaba umufashe nk'umwana we wabyaye, muha agaciro nk'umwana wabyaye. Ntago uzatekereza ko mwaryamana cyangwa se hari ikindi kintu kibamukorera nk'uko udatekereza kugikorera umwana wawe, ni nako utabitekereza. Rero icyo nababwira, navuga ngo bafate abakozi nk'abana babo, yego, kandi abakozi nabo babubahe nkaho yabona nkaho ari nk'umubyeyi we uri kumurera. Ikibazo yenda dusa nkaho tushingiyeho, umuntu ashobora kwibaza, Florence, ibi byose wanyuzemo, ibi byose waciyemo mu bihe bigiye bitandukanye, byagusigiye iki se ku buryo dushobora kugisangiza abandi kugira ngo n'umuntu udukurikirana asobanukirwe neza nyirizina ikiri muri ubwo buhamya bwawe, inyigisho ibumbatiyemo mu kuri, kugira ngo n'umuntu udukurikira avuga ati iki kintu nkigiye kuri Florence nyirizina? Buriya icyo nababwira cyangwa se icyo nakuyemo, buriya kwirinda ni byiza, ni kimwe. Ikindi, ntago bikwiriye ko umuntu abona ko yaba ari ibyo yaciyemo yakumva ko ubuzima bwarangiriye aho ngaho. Uyu munsi wa none wenda bankurikiye ngewe
mfite ubukwe ndimo ndabutegura nuko wenda ibi bihe bya covid birimo bigenda bihindagurika, ariko navuga ngo niba se warahuye wenda nibyo nahuye nabyo ukabyara, ntago bivuze ngo ukomeze wiyandarike, ntago bivuze ngo ubwo wabyaye ejo ugende ugere hari ihure n'undi ubyare, ntago bivuze ngo wumve ko ubuzima burangiye, wumve kuba ugiye kuba indaya, wumve ko ugiye gukora ibintu bibi bitandukanye. Ahubwo iyumvemo ko uko byagenda kose ejo hawe ari heza, wongere wirememo icyizere k'ibyiza utabonye aho hashize uzabibona imbere. Yego, waje gufata icyemezo cyo kongera gushaka umukunzi byaje gute kugira ngo wumve ko uyu munsi none ugomba kongera kureba uburyo ugomba kuba ukagira urugo? Nabaye mu gihe kinini numva abagabo ari babi. Numvaga naje kuba mu gihe numvaga ko abagabo ari babi, nkumva ko abagabo mbese ari babi, nkumva ko bahemuka, mbashyira mu mwanya utari mwiza kuko nabonaga ko ibyo bankoreye atari byiza. Igihe kigeze rero naje gusanga ibyo bitekerezo byanjye atari byo. Nasanze bipfuye. Nasanze ibyo bitekerezo byanjye atari byo. Naza gusanga abantu bose ntago ari babi kandi abantu bose ntago ari ko bahemuka. Nza kumva rero ko nanjye ngomba kongera kwiyubaka nkubaka urugo. Hanyuma rero mbona umukunzi, turakundana, turimo turategura ubukwe. Utamuzanye ariko ntago ndamuzanye ariko arahari. Kuri izo bakurikirane bazamenya iby'ubwo bukwe. Mu by'ukuri se Florence, yenda ni isomo ry'ubuzima, ni buri kimwe cyose ujya usangiza abantu, ariko abakobwa hari ikintu wenda bakunze gukora ikosa cyane, si yenda no kuba ari uwo muntu ibintu ngo byita gutanga avance harya. We uzi ingaruka byakugezeho na n'uyu munsi, ibyo kigendamo nabyo ni ingaruka z'ibyo byahise. Hari icyo wabwira abakobwa badukurikiye? Buriya ikintu nabwira abakobwa, nibihangane bategereze kandi vanse bayihorere kuko umuntu niba agukunda kandi ni ngombwa murategura kubana, kugusaba vanse ntago ari cyo kigaragaza yuko, ntago ari cyo kizamwereka yuko umukunda, ntago ari cyo kizamwereka ko umukunda. Niba rero agukunda ukamukunda, yihangane arindire, ategereze igihe murimo mupanga cyangwa se igihe murimo mutegura, kuko usanga hari ingaruka zigenda ziboneka. Ugasanga wenda mu avance yaguteye inda ariko ntagutwaye, ugasanga usigaranye ibikomere biruta kumuhakanira, kandi iyo muhakanira ntabwo ari buzagira ibikomere bingana n'ibyo ufite. Rero inama nabagira, gutanga avance oya, babyihorere, ubundi barindira igihe cyagenwe bazabane n'abakunzi babo. Uyu munsi rero byagufashije kwakira agakiza cyane cyane kuzuye. Byaje ryari? Wahisemo gukizwa ryari? Ese ishingiro ry'agakiza ni akahe kawe nirihe? Kugira ngo by'umwihariko tunasoza, fate n'akanya ugira icyo ubwira abakunzi badukurikiye bakurikiye ubuhamya bwawe uyu munsi, yenda kugira ngo barusheho kumva no gusobanukirwa nyirizina ishingiro ryawe uyu munsi nawe uhagaze. Hanyuma njyewe maze kubona ko njyaye, nasanze nta kindi kintu cyazakumpa amahoro, sanga nta kindi kintu cyazampesha amahoro usibye gusenga. Rero muri ubwo buzima bwose nagiye ngenda nyuramo, cyane kwihangana nabikuraga mu gusenga, kuko muri icyo gihe nanyuragamo cyose ntabwo bivuze ko nta bantu bansabaga urukundo, babaga bahari bakarunsaba, ariko natekereza ko umwana wanjye akiri mutoya, nkumva ninjya gushaka, urumva ni ibitekerezo ngiye nitekerezaga nibwiraga muri ngewe, nkumva nishaka umwana akiri muto, nkumva ntabwo bizaba ari byiza, numva ni byiza ko mbanza kwitonda kandi nkabanza nkabitekerezaho neza, nkitonda nkabitekerezaho, umwana wanjye akabanza agakura. Yego, hanyuma rero ndumva byaramfashije cyane mu buzima bwose nagiye nyuramo, birankomeza ndetse binantera kwihangana. Nyamukuru gusenga byanteye kwihangana no gukomera no kwihanganira intambara zose nagiye nyuramo. Tebiriya rero ni ijambo rigufasha, ni buryo runaka ushobora gutanga ubutumwa binyuze mu ijambo ry'Imana muri buhamya bwawe kugira ngo buri muntu abashe gufashwa.
ari ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya. Ni ibice 6, reka tuhasome. Riri mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, ni ibice 6. Hari ijambo rivuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi niwe uzadukiza, niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora, azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa kandi tuzabaho turi imbere ye. Amen. Yego. Rero iri jambo ngo nimuze tugaruke, nimuze tugarukire Uwiteka. Iyo umaze guhindukira ukagarukira Imana, kuko Imana ni inyembabazi kandi ni ukuri ihorana ibambe. Iyo uhindukiye ukayigarukira ukamenya ko wacumuye, ukavuga ngo naracumuye, ni nk'uko umwana acumura ku mubyeyi akaza ati mama papa nacumuye ariko mumbabarire. Kigiye iyo umwana agarutse agasaba imbabazi baramubabarira, ntagamera nka wa mwana wivumbuye akagenda akavuga ati n'ubundi reka nigendere. N'Imana rero iyo uhindukiye ukavuga ngo naracumuye, narakosheje, Mana ngarutse imbere yawe, ngirira imbabazi, mbabarira, irakubabarira. Ni kuri ijambo rivuze rero ngo nimuze tugarukire Uwiteka, ngo kuko ari we wadukubise kandi niwe wadukomerekeje ndetse ni nawe uzatwomora, ngo azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Bivuze ngo ibyo tunyuramo byose Imana irabizi, kandi kubera ari inyembabazi nagihema kutugirira imbabazi. Ihora ifite ibambe, ihorana ibambe ryinshi. Yego. Umugabo waramubabariye? Naramubabariye cyane. Naramubabariye. Oya ntago tuvugana. Ni ubuhe butumwa wamuha by'umwihariko, ni ubuhe butumwa yenda wamugenera kugira ngo dusoze? Unatanga n'umurongo wa telefone kugira ngo niba ari umuntu runaka ukeneye kuba hari icyo yasangiraho nawe mubashe kuvugana byoroshye. Niba nkurikiye icyo namubwira ko namubabariye, naramubabariye, kandi ikindi azirinde ntazongere kugira umuntu ahemukira. Naramubabariye ntazongere kugira umuntu ahemukira, kandi ni ukuri yubaho Uwiteka kuruta ibindi byose. Yego. Reka tugushimire cyane, urakoze. By'umwihariko Florence, hari bari irindi jambo cyangwa se ikindi kintu watangaza, ariko banza utange n'umurongo wa telefone ugitangaze kugira ngo by'umwihariko dusoze ku mutima wawe hagende hakeye wumva ko kari ku mutima kumunsi. Nimero yanjye ya telefone ni 078 27 47 560. 078 27 47 560. Ikindi rero nababwira, gusa abankurikiye bakunde gusenga, dukunde gusenga, nibwo buzima, niyo mibereho, niho nabonye umuntu abonera amahoro, akabonera ibyishimo, akabonera inshuti, akabonera abavandimwe, akabona ababyeyi. Yego, dukunde gusenga no kubaha Imana. Uzi cyane, mukunde gusenga, nibwo butumwa Florence yasorejeho, kandi ni byiza mu bikore, kandi bavuga ngo bikingura ijuru, bifasha n'abantu mu buryo bwose. Rero mudukurikiye aho muri hose, mbabwire ngo ibihe byiza nakagaruka, komeze kubana natwe, kandi bino biganiro bisangiza abandi. Nibwo gukora share kuri bino biganiro, subscribing niba utarabikora, kandi nawe ubikoze mubwire ngo ibihe byiza nakagaruka. Ibiganiro byacu byo bihoraho, mukomeze kubana natwe.